Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe. Wakwibaza ngo ntihe turi rero ni kuri Mubwire TV. Nta kindi tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari ingenzi, tubwira abantu ko ari umugisha. Nyuma yo kureba tukamenya neza ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo barutanga. Twaravuze ngo niki twakora. Nyuma yo kureba n'abantu benshi barira ku munsi wa nyuma w'abantu bavuye mu buzima, uyu muntu namukundaga, uyu muntu rwose ndamushimira, cyangwa ukabona kuri sitati abantu bapostinze umuntu ngo wamugarura ngo rimwe nkagira icyo mubwira. Wagize amahirwe menshi n'ubu ufite amahirwe menshi yo kubwira uwo muntu ko umukunda, yo kubwira uwo muntu ko umushimira, yo kubwira uwo muntu ko ari ingenzi mu buzima bwawe. Wakwibaza se ngo ndabimubwirane? Jya kuri Mubwire TV urebe uko tubibwira abandi, kandi ibi bintu ni byiza bikora ku mitima y'abantu. Mureke tubwire abantu ko tubakunda bakiriho, ndetse natwe tukibasha kubivuga, kuko si tuzarama si tuzahoraho, ariko tuzaba twaratanze ibyiza, ndetse tuzaba dufite n'ibyiza twibukirwaho. Umuntu ajya avuga ngo hari umuntu washimiye kanaka, hari umuntu wahaye urukundo uyu muntu, amubwira ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwe. Ni ibyo dukora, nta zindi nkuru muzatubonana, ahubwo twebwe ni inkuru zo kubwira abantu ibyiza gusa. Mbere rero yuko dutangira ibiganiro byacu, reka tubanze tubabwire ahantu mushobora gukura ibintu byiza by'ubwenge. Ushobora kwifuza kudodesha imyenda, ufite civile, ufite iminsi mikuru y'abana, ufite ibirori, cyangwa ukeneye kwambara neza bisanzwe. Nimero rero ya Grace ni umutayeri mwiza w'inyangamugayo mu isoko rya Nyarugenge. 0788509573. Grace aragufasha aguhe imyenda myiza kandi akudodere imyenda ku gihe. Hanyuma abakeneye kugura imyenda bisanzwe ya caguwa, namwe nimujye muri Chic ukirenga Access Bank, umuryango ukurikiraho ni muri Chic, umuryango ukurikiraho ni kwa Nunu muri Service Store. Nunu nimero ni 0788708835. Wamuhamagara, wamwandikira, byose Nunu aragufasha kandi akaguha imyenda myiza yayindi uzambara abantu bose bakakubaza ngo ninde wakwambitse. Hanyuma rero ukeneye imodoka nziza, imodoka nshyashya zijyanye n'igihe, hybrid. Fabiola nawe ari kuri 0788131097. Fabiola muhamagare umubwire ko ukeneye imodoka, arabigufasha kandi aguha imodoka nziza. Hanyuma abakeneye jardin, amavaze, ibintu bijyanye n'imitako yo mu rugo, Iveta arahari kuri 0788651258. Hanyuma abandi namwe mukeneye inyama, mukeneye kurya neza, ibintu biri fresh apana ibintu byasaze mu mafirigo, ni 0788449484. Tenta arabafasha. Tenta akora hano ku Kicukiro, umanutse nkujya kwa Gitwaza ukahita ukata kwa Karirosi, aho hantu niho abari. Aragufasha kandi bigire umumaro, aguha ibintu byiza bitazatuma wicuza. Hanyuma rero namwe mwifuza ko tubamamariza, mwifuza ko ibikorwa byanyu bigera kure, mwifuza ko ibintu mukora abantu babimenya, nimutubwire. Mubwire TV nta bibi rwose, nta bibi bituvamo, nta bibi tuvuga, ni byiza. Namwe rero abadukurikira, abadukunda bamenye ibyo ukora, ndetse bakarushaho kuguteza imbere. Gahunda ni ugushyigikirana, kuko iyo ushyigikiye mugenzi wawe nawe Imana iragushyigikira. Dushyigikira abantu. Twebwe rero murabizi ko mu buzima busanzwe twe dukora amasiripurize. Siripurize nizo tuzwiho, ni gutungurana. Mubwire ko umukunda, umubwire ko ari mwiza, umubwire ko ari ingenzi, ndetse umubwire ko ari umuntu udasanzwe. Turi mu kwezi rero kwa kabiri, kwezi kwiza ko gutungurana. Bakobwa nimufate link muzihe abagabo banyu, abafiance banyu, abasheri banyu, mubabwire ati aba bantu turifuza ko batugera kuri Saint Valentin. Bagabo namwe nimukurikire siripurize zose twakoze, murebe ukuntu bishimye. Mutungure abagore banyu, mubashimire ko ari abagore beza, mubashimire ko bababyariye abana, mubashimire ko baje mu buzima bwanyu, ubuzima bwanyu ukagenda neza. Si itegeko ko abagabo batungura abagore, nawe mugore watungura umugabo wawe. Mubatungure, mubabwire ko mubakunda, mubabwire ko ari ingenzi. Tuzane wa muhanzi wacu uzi kubikora neza, ubundi tubaririmbire bigende neza. Nimba hari umuntu wifuza ko azagutungura, muhe link cyangwa umuhe nimero zacu, tuzaza kandi bizarushaho kugenda neza. Mubwire abantu ko mubakunda. Nimba hari umuntu ukunda, bimubwire none, bimubwira kibyumva, bimubwira ukibasha kubivuga, kuko ejo hahora ejo. Ejo sahacu, ejo naho abandi. Ariko nugenda nta mwenda ufite, hari umuntu wakugiriye neza, aramubwiye ngo uri umuntu udasanzwe, bizagoma mu mutima we, ntazigera abyibagirwa.
iyo rero tutakoze amasiripurize dukunda kureba ikintu runaka twaganiraho tukavuga ngo se ni igiki twaganira muri sosiyete cyadufasha twese cyangwa kibangamye ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Uyu munsi rero natekereje ndavuga nti reka tuganire ku kintu cyitwa guhubuka. Guhubuka se guhubuka se gute? Se guhubuka nabyo ni ibintu twaganiraho, ariko utekereje neza guhubuka, abantu benshi bakunda guhubuka. Akaze ngo bahubukaye, umuntu ashobora guhubuka mu mivugire, umuntu agahubuka mu gufata umwanzuro, agahubuka mu bikorwa, agahubuka agahubuka mu bintu byinshi, agahubuka mu bintu byo kwivumbura. Ugasanga umuntu afashe umwanzuro nyine wo guhubuka bimuteye nuko kwivumbura. Ugasanga umuntu kubera amabwire arahubutse, yanze umuntu, atakaje umuntu, wari umuntu w'ingenzi, wari umuntu w'umugisha, ariko arahubutse. Ugasanga urahubutse, umuntu umuhoye ubusa, uramwikomye, haje hagati yawe nawe amakimbirane kubera guhubuka. Guhubuka ni uburyo bwinshi, abantu benshi, nawe tekereza guhubuka, cyangwa nawe wibaza inshuro wagiye uhubuka, imyanzuro wafashe wahubutse. Ugasanga umuntu arahubutse, ahubutse mu muryango, umuntu arahubutse akoze ibintu bitagakwiye, umuntu arahubutse afashe icyemezo anagurishije inzu ye kandi ahubutse, cyangwa agurishije imodoka ntatekereje kabiri kuko yumvishe kanaka ngo wenda hari igihe abantu bagirira amahirwe mu bintu wenda byo kugurisha. Ugasanga umuntu agurishije imodoka yayiguze wenda 5,000,000 n'urugero, agize umugisha ayigurishije nka 7,000,000 cyangwa 8. Murumva ko ari inyungu, ahise yunguka 3,000,000 kandi wenda yarayimaranye n'imyaka myinshi, kwa kundi bavuga ngo wenda ngo imodoka ikuzemo, ayungutsemo. Noneho wowe nk'inshuti yawe, uwo muntu yakubwira ati uzi amahirwe nagize, uzi ukuntu ngiye nagize chance nkagera hariya ahantu muri shike, hahandi haba ari abakomisiyoneri b'imodoka, babona imodoka yanjye iparitse gusa ati nari niviremo ngiye nko muri banki. Umuntu ahita ambaza ati se iyo modoka nawe iragurishwa? Uti se murama ngahe? Ati bakahita bambwira nkumva ko havamo abaguzi, ati imodoka nkaba ndayibahaye, ati banyunguye izi 3. Ati ariko uzi ko ibintu byo kugura gurisha harimo diro. Kubera iki? Amahirwe undi muntu yagize, ukabura hubutse. Umuguhubuka wenda nimba imodoka yarayiguze 4,000,000 n'urugero, ugize Imana, sinzi nimba niya 4,000,000 ibaho, n'urugero ndi gutanga, utanze iyo modoka ya 4,000,000 wenda bakunguye sense, bitewe n'imyaka uyimaranye, urumva ko ubonye iki? Ubonyemo inyungu wenda ya 500,000. Ariko kuko uhubutse nta gahunda ufite y'ayo mafaranga ngo uvuge ngo aya mafaranga mbonye ndayakoresha iki, aya mafaranga mbonye ndayabyaza uwuhe musaruro, aya mafaranga mbonye arangiza kuki? Kwa guhubuka, kuko abantu ibyo bintu wabikoze ubikopeye kundi muntu, ninyigana nyine nanjye nkore vuba vuba nk'ibyo kanaka yakoze, amafaranga akagupfira ubusa, amafaranga agaca mu myanya y'intoki, ntazagire ikintu akumariye. Ugasanga ibyo bivuye kuki? Kuguhubuka. Rero umugabo cyangwa umugore nabo bari mu bantu ushobora guhubuka. Ugasanga urugero, umugabo yarigiriye ku kazi, yibagiwe wenda akantu, yibagiwe telefone cyangwa yibagiwe ko akandi ka computer, aragarutse, hari yashizemo akanya, ageze mu nzira, aragarutse, ashe mu rugo, ahita aza, afashe iki? Afashe computer ye, ahita yigendera. Wowe mugore wasigaye mu rugo uhise uhubuka, uhise ufata umwanzuro ufata, ariko uyu muntu arankeka, ubuse uyu mwanya agarutse iki? Noneho uyu mwana areba ukuntu aje, nta namvugishije, araje yinjiye mu cyumba, ubuse yaraje kureba iki? Mu by'ukuri ntabwo uzi ikintu cyari kimuzanye, we kubera stress, urugendo ahantu yarageze, aragiye, aragarutse, uwo mwanya ari gutakaza, niyo karibira ari guta mu nzira, n'igihe no mu kazi, nibyo bintu uri kumustressa. Aguciyeho wenda anaguciyeho wabona ko atakubonye cyangwa ntiyanakubonye bitewe na stress afite, arikomereje. Wowe nk'umugore uhise ufata umwanzuro, afata umuntu ntanyumva, umuntu arankeka, ubuse agarutse kureba iki hano, ukaba urirakaje, ukaba utangiye kurema amakimbirane avuye kuguhubuka. Uguhubuka uhubukishijwe n'akantu kamwe kuko ubonye umuntu agarutse. Umugabo cyangwa umugore, ari abantu bashobora guhubuka, ugasanga umwe ahubutse kubera amabwire, ufasha umwanzuro wo kumva amabwire, urahubutse, ufatisha imyanzuro imwe n'imwe, utuye umugore nta hantu azongera kujya. N'urugero, iyo agiye muri ibyo bintu avuga ngo agiye gusenga, ntajya gusenga, bitewe n'iki? Wenda ari umuntu amubonye avuye mu materaniro, amubona ari gusuhuzanya n'umuntu, ahuye n'umuhungu biganye,
none se ko atabaye ahantu hamwe n'ababikira, ntekereza bataba ari ababikira bonyine, baba ahantu bahura n'abapadiri cyangwa bagahura n'abantu mu misa. n'urugero wenda avuye mu rusengero kuko yari yagiye gusenga, ariko asohotse ahura n'umuntu biganye, kandi yari umuntu we, yari umujama we, wa mugani ko tubivuga, bari mu kigare kimwe, ntibaherukanye, barahoberanye, barasuhuzanyije. Uwo muntu ubabonye abanyuze wenda mu modoka, ahita ahamagaye wenda nk'umugabo ati kanakari, undi ati yagiye gusenga, ati none se ati asengera aha, ati ko mubonye aha ahoberana n'abasore, bikagutera gufata umwanzuro uhubutse. Ndashaka kugira ngo mwumve ikintu cy'iki cyo guhubuka. Ugasanga umwana arahubutse bitewe n'igihano ababyeyi be bamuhaye, cyangwa ibyo bamuganirije bamubwira ati wa mwana umaze gukura, ibi ntitubyemera, saa 12 utaraza mu rugo, cyangwa se kubura umwana wacu twabona utangiye kuzirika imisatsi, ababyeyi bamwe batabikunda, turabona utari mu murongo mwiza. Ugasanga umwana arahubutse, nawe afashe umwanzuro, sinzongera kubumva, ngomba kubaho ubuzima bwanjye, ngomba kugenda uko mbishaka. Ugasanga nawe yishoye mu bintu bitari byiza kubera iki? Guhubuka. Guhubuka rero bishobora kuzana amakimbirane ku mpande nyinshi z'ibihe byose, amakimbirane atahoraho. Umva, guhora abantu bahora mu mvururu bitewe n'iki? Guhubuka. Ni ukuri nimwumvira ijambo ryo guhubuka, mukarikurura mukaryanariza, murasanga ririmo ibintu byinshi. Urasanga ari ingaruka nawe zimwe na zimwe wahuye nazo cyangwa ugihura nazo zatewe n'iki? No guhubuka. Wenda ukaba utaranazikururiye wowe, hari undi muntu wazigukururiye, kuko hari n'ingaruka tubamo cyangwa ibintu bibi tubamo, hari abantu babidukururiye cyangwa natwe ibyo twikururiye bikaba byaravuye ku guhubuka. Ariko uyu mwanya utekereje neza ugasanga ari naho wahubutse, ushobora kwigarura. Nubwo igihe utakigarura, ariko nimba ari n'umuntu waba warakomerekeje cyangwa umuntu ukomeretsa, ushobora kwigaruka ukavuga ati ariko se igihe nagenzuriye, nimba barambwiye ngo uyu muntu akora ibi n'ibi n'ibi, ese koko nimba barambwiye ngo umugore wanjye yagiye gusenga, saba agiye gusenga, naramufashe naramukurikiye, nimba amaze imyaka 3 ajya gusenga imyaka 4, hari n'inshuro imwe usibye iyo bambwiye abandi bantu ibyo bintu abantu bambwira, njyewe nari nibonera. Ukirinda ibyapfuye ukareka bigapfa, ibikenewe gukiza ugakiza ibyo. Reka rero mbabwire ingaruka ziva mu guhubuka. Havamo ingaruka mbi kandi ingaruka zinakomeye. Ushobora gufata umwanzuro ukomeye, ugasanga nimba ari umugore cyangwa umugabo bafashe umwanzuro uvuga ngo ntituvugana, cyangwa se ibi n'ibi ntituzongera gushyigikirana, uyu muntu azabaho ukwe, umwana akava ku babyeyi, umwana akigomeka kubera ibintu byo guhubuka. Yahubutse bitumuteye gufata umwanzuro ukomeye. Havamo inzangano, guhubuka havamo inzangano. Guhubuka bishobora gutera n'ubwicanyi. Mujya mubona mu makuru ukabona abantu bari abavandimwe, ejo ndi nandi kureba amakuru ngiye kubona mbona umuntu ngo yaciye ku muvandimwe, bose bari mu kabari, umwe asindira hamwe undi asindira ahandi, ariko aje umuto yaza kureba mukuru we ngo dutahe, unavuga ati se turatahana twazanye. Iryo jambo ryonyine umuvandimwe mwe, turatahana twazanye, ko tutari tunari kumwe, niki kitumuza kundeba ngo dutahane? Murumuna we abafashe ibuye aramukubita, undi ahasiga ubuzima. Ubwo se mwumvije ukuri inzoga zimushizemo ntiyasanga yarahubutse? Gukubita umuntu byari wo mwanzuro. Ubundi se yagomba kumuca ko ari nawe mukuru, atari ngo ni umwana, ntiyari kwigezayo. Ariko ibyo n'urugero nshatse kubaha bw'ibintu bishobora gutera iki? Guhubuka. Guhubuka bishobora no kuzana impfu, bishobora kuzana urupfu, bigakururira abantu urupfu. Guhubuka bishobora kuzana imirwano. Guhubuka bishobora kuzana intonganya zidashira. Guhubuka bishobora kuzana inyuro, guhozanya ku nkeke. Guhubuka bishobora gutera agahinda kadashira, agahinda gakabije, umuntu akarwara agahinda bitewe n'ijambo wamubwiye wowe wahubutse. Umuntu akagenda akiheba, akavuga ati se nimba bya bindi mbabwira, nimba uyu muntu ari we nabonagamo icyizere, nimba uyu muntu ari we wari twari kuzafatana ikiganza akangeza ku ntsinzi, agatuma ubuzima bunryohera, akaba abona ko ntacyo maze, akabona ko ntacyo mvuze, akabona ko ndi umuntu w'igicucu utagira ubwe. Ese abandi bantu nimba ari we muntu wagakwiye kubona imbaraga zanjye, azibonera no mu bo twabyaranye, azibonera n'uko nitanga mu muryango wanjye cyangwa mu rugo rwanjye, mu bikorwa nkora mparanira ko urugo rwanjye rwatera imbere, akaba abona ko nta kintu maze, nta kintu nshoboye. Ibi bintu kandi ubuntu umwe arahubutse avuze iryo jambo, umugore arahubutse abwiye umugabo ati ubu mbona ntacyo maze, nta n'icyo uvuze. Sahubutse umugabo akahita
ibyo bintu kabase igihe cyose navunikiye, igihe cyose mvunikira aba bana, igihe cyose ntaryama nasinzira kugira ngo uyu muryango utere imbere, nkutekerereza akambwira ngo ntacyo, bikazana agahinda gakabije. Guhubuka bishobora gutera n'agahinda gakabije, bishobora gutera gusuzugurwa, umuntu akasuzugurwa, yaca muri sosiyete agatakarizwa icyizere bitewe n'iki? No guhubuka. Warahubutse wigaragaza nabi muri sosiyete, warahubutse ujya muri izo nzoga cyangwa ibiyobyabwenge, urazinywa, wenda urugero urasinda kandi uri umuntu wiyubashye, wari umuntu w'umuyobozi ufite agaciro, abantu bakubashye, igihugu cyukubashye, uri umuntu ushyigikiwe, ariko uranyweye, uciye kuri polisi nk'aho baguhagaritse wenda ngo wumve n'ibyo bakubwira, wowe ubaciye urakomeje, ni urugero, urahubutse, ufashe umwanzuro uhubutse, ibyo bintu bikuzaniye iki? Igisuzuguriro. Guhubuka bishobora kugutera gucibwa amazi, byandi tuvuga ngo fungura abamuciye amazi, ukaba uri umubyeyi ariko abana badashobora kukumva, ukaba uri umwana w'imfura ariko abandi bavandimwe bawe batakumva, nta rugero utanga, ibyo uvuze byose baguseka, bakugaya, bakunoshanira, warahubutse, witwara uko utagakwiye kwitwara. Ibi ndi kugenda mbabwira ni ingaruka ziva mu guhubuka. Guhubuka bishobora no gukurura inzangano, abantu bari abavandimwe, abantu bari umuryango, abantu bari inshuti, ugahubuka gusa. Urahubutse kuko ufite gahunda runaka, ufite ibirori, wumvaga inshuti zawe ziri buhaboneke, wumvaga uko ubyifuza ariko byagakwiye kugenda, ariko ntutekereje ngo umenye ngo niki cyatumye aba bantu batanshyigikira, niki cyatumye aba bantu batabana nanjye muri ibi bintu, niki cyatumye aba bantu ko nzi ko ari inshuti zanjye baza kunshyigikira. Wenda baje bageze no mu nzira bahura n'ikibazo, wenda bagize ibyago, ni urugero, wenda hari ikintu bahuye nacyo, ariko wowe urahubutse uhise utakaza abantu hejuru y'iki? Y'ibintu by'amafuti byo guhubuka. Ibyo bintu bikabazanira inzangano, aho mwaciye undi akaba yacishuma, ugasanga noneho guhubuka mu bavandimwe. Urahubutse uvuze ikintu ukivuze ku muvandimwe, umuvandimwe aragiye arakimenya, cyangwa umutekereza nabi, wishyizemo ibintu. Satani ajya arema ibintu, Satani akakorera mu muntu akarema nk'ikintu kitari cyiza, akaba yakigushyira ku imaje y'umuvandimwe. Ni urugero, cyangwa ku nshuti yawe, uwo muntu ukamubonamo ikintu, wenda urugero abinyujije no mu bantu. Tuvuga urugero abahanuzi b'ibinyoma, simvuze ko nabo ukuri batariho, wenda dukoresheje ab'ibinyoma. Araje arakubwira ati rero ubona baraje barakubwira ati buriya watinze gushaka, utinda kubyara, buriya umuntu ubifitemo uruhare ni umuvandimwe wawe, buriya murumuna wawe kuko yashatse mbere, afite ibintu yagukoreye kugira ngo uzagume hari ukomeze ufashe. Nawe bitewe n'uko koko wenda murumuna wawe yashatse mbere cyangwa abasaza bawe bashaka mbere, wahita atari ko ari byo, ni njyewe muntu uhora ubafasha, ni njye muntu umeze nk'umubyeyi wabo, uwo nguyu yabyaye, ni njye uba uri kumwe nawe. Satani agutereye cyangwa anyuze muri abo bantu, bazanye ku kintu nawe wiyizimo, ikintu uzi usanzweho gukora, ntutekereje, ntiwanarije, ntunategereje ko abantu b'ibinyoma babaho, wese ufata umwanzuro bati ariko uzi ko ari byo, ariko uzi ko ari by'aba bantu koko uyu muntu ari we wandoze, uzi ko uyu muntu yankoreye ubu bugome. Cyane mvuze ku bintu by'amarozi kuko abantu nibyo bakunda kugenderaho, ugasanga wese ufata umwanzuro bavuze ati ubu ngiye kubaho ubuzima bwanjye njyenyine, nta muntu uzongera kugufasha, yaba umuvandimwe yaba iki, ngiye gucungana n'ubwanjye, yaba inshuti yaba iki yaba iki yaba iki. Bagushyizemo ikintu, utangiye kuba nyamwigendaho, utangiye kuba nyamwigendaho. Kubera iki? Kubera amabwire. Urahubutse ufata umwanzuro. Ngenzi umuntu twari dufite umushuti mu bukwe, aragera si tuzi ahantu yasengeye, ngo baramubwira ngo abantu ngo barashaka kwica ubukwe bwawe, ngo kandi banashaka kwica ubukwe bwawe, ngo ni inshuti zawe, ngo ubwo bukwe rero ngo birinde. Nta nasenze nawe ngo abazimana kandi nawe ni umukristo. Ati se koko ninde nyir'ubwite? Yamaze kudushyira mu mirimo ye, aragenda twima amakuru ku bintu byose. Abantu bose bageze ku munota batangiye gucika intege, bavuga ati tuzamureke ibi bintu abibemo wenyine. Ariko se finaloma yari kubibamo byonyine, ubukwe wabwikorana? Byasabye ko agaruka, tangiye kujya abwira abantu ati rega, ati ibi nibi, ariko analiza mbere yo gufata amakuru ngo uyemeze, mbere yo guhubuka ngo wubake urusika hagati yawe n'abantu, wubake urusika hagati y'umuntu wari ufite kandi ari umugisha kandi ari umumaro, uzi neza ko hari ibintu uwo muntu yari afite mu buzima bwawe. Usibye ko hari n'igihe umuntu ushobora kureba wenda ukavuga ati uyu muntu kuba yava mu buzima bwanjye nta kintu bimaze, ariko se umuvandimwe wawe, amaraso yawe, dufite umuvandimwe ukunda kutubwira ngo amaraso si amazi. Amaraso yawe aho yajya yose, aho yajya hose ni ayawe. Gute wemera ko amaraso yawe yabaho afite agahinda? Ni gute wemera ko umuvandimwe wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe abaho afite ikintu ku mutima cyamubabaje, hejuru yo guhubuka, hejuru y'imyanzuro wafashe, hejuru y'amagambo uvuga? Wahubutse
noneho wanabona neza ko wahubutse ntube ba bantu twigeze kuvuga ku bintu byo gusaba imbabazi, ntube waca bugufi ngo unasaba imbabazi, ahubwo ugakomeza wiyumva wakwihagararaho, ariko ntabwo ari byiza. Hanyuma rero umwanzuro cyangwa icyo wakora mu rwego rwo kwirinda ibyo bintu byo guhubuka, ikintu ni nk'inama, ikintu wakora kugira ngo wirinde guhubuka. Mbere y'ibintu byose, mbere y'ikintu ugiye gukora, tekereza kabiri uvuge ngo iki kintu koko kirakenewe, iki kintu kirakwiye. Ikindi, tekereza amagambo ugiye kuvuga. Amagambo arica. Abantu benshi mubona ibi tubabwira ngo mureke tubwire abantu ibyiza byabo, mureke tubwire abantu ko tubakunda, hari abantu babuze ayo magambo, kandi mwebwe mubabona mu nzira mukagira ngo abo bantu bafite urukundo, mukagira ngo abantu bitewe n'ibibagose n'ibibakikije, ariko umuntu akavuga ati mperuka kumva ijambo ndagukunda nkiri muri fiançailles, mperuka kumva ko ndi mwiza nkiri muri fiançailles. Noneho tekereza kuba urugero uri umugore ukirirwa ubwira abandi bagabo ko ari beza, kubakunda, kubashimira, kuba uri umugabo ubwira abandi bagore ngo ni beza, barasa neza, mbasure, ndabashimira, muri beza, ndabakunda, urasa neza, ukaba wanatakaza imbaraga kuri abo bantu ubashyigikira kugira ngo base neza, kandi umugore wawe wirirwa umubwira ngo ibisuko biranuka, wirirwa umubwira ngo urasa nabi, arasa nabi, wabigizemo uruhare kugira ngo ase neza. Itondera amagambo mubwira abantu. Nimba ntacyo ukeneye gufasha umuntu, nimba ntacyo ushoboye gufasha umuntu, wimukurikizaho amagambo mabi, kubera yuko uzi iki gihe, ariko igihe kizaza ntukizi. Njya nkunda kubwira abantu ubundi abanyarwanda twe twagakwiye kuba twarabonye isomo. Nimba ari abantu uzi kera bari babayeho nabi, ubu babayeho neza. Nimba ari abantu uzi bari babayeho neza, ubu babayeho nabi, byakakwiye kukubwira ngo ca bugufi, ubuzima ni gutya. Uyu munsi ni wowe, ejo ni njye, ejo ni wowe. Nta muntu Imana itaha umugisha, nta muntu Imana itagarukaho, nta muntu Imana itarengera, kuko ntuzi gukora kw'Imana, ntuzi n'icyo Imana iteganya ku muntu. Apana rero guhubuka ngo ubwire umuntu amagambo mabi, umwica umutima, utuma umuntu ashobora no gufata icyemezo kitari cyiza nawe ahubutse bitewe n'ibyo wamubwiye. Guhubuka rero ni bibi cyane. Irinde ikintu cyazatuma wicuza, uvuga ngo iki kintu nakoze cyanteye kwicuza. Ikindi, amahoro ushaka, ahangaha ndikubwira, amahoro ushaka wumva ukeneye muri wowe, wumva ukeneye, mwebwe muryango mwumva mukeneye, nimuyatangane. Nimba ikintu cyose ukeneye, nimba ukeneye ko abantu bakwitaho biteho, nimba ukeneye, nimba nukuri neza iragaruka, nimba ukeneye gukundwa, kunda abantu, nimba ukeneye ko abantu baguha impano nyinshi, nawe tanga, gira igihe cyo kubiba. Uwo mwanya ushobora gutanga, nabo ngabo uri guha ntabwo aribo bazaguha, ariko igihe kiragera umubibyi wese agira igihe cyo gusarura, nawe uzasarura. Ariko icyo ushaka nawe kibibe mu bandi, icyo ushaka gikorera abandi, icyo ushaka ko kikugarukira gitange, nawe kizakugarukira. Rero amahoro ushaka yatange. Ntuzasange abantu benshi bavuga ngo uyu muntu yambujije amahoro, uyu mugore yabujije umugabo amahoro, uyu mugabo yabujije umugore amahoro. Kubera iki? Ese wowe warayamuhaye? Icyo utifuza, mbabwira ibintu guhubuka, mbabwira ingeso mbi zo guhubuka, mbabwira ibyo bintu. Ikintu cyose wumva ko utifuza ko cyagukorerwa, ikintu cyose wumva ko cyakugera umutima ukababara, irinde guhubuka rero nawe ngo ugihe abandi. Ahubwo icyo wifuza kukorerwa jya ugiha abandi kugira ngo kikugarukire, kuko ibyo utanga nibyo ugarukirwa, ibyo biba nibyo usarura. Nimba ushaka rero gusarura neza, biba neza, biba neza. None se wabiba amasaka ngo wazajya gusarura ukavuga ngo ugiye gusarura ibigori? Uzasarura ibigori wabihinze he? Uzahinga intoryi, igihe cy'isarura nikigera abandi bagiye gusarura uvuga ati rero ubu ngubu muzaze mbaye ku nyanya, nahinze inyanya. Wazihinze kandi warahinze intoryi? Icyo biba nicyo usarura. Ushobora kutagisarura muri uwo mwanya, ariko uzajya usarura igihe kizaza. Ariko mureke abantu, mureke kubuza abantu amahoro, mutuma abantu babaho bishimye, wituma umuntu yumva yicuza icyatuma ari kubaho. Irinda abantu, wowe uhubuka, mwirinde guhubuka, kandi mwirinde guhubuka cyane mu myanzuro ishobora kuzafata kakugiraho ingaruka ndetse no mu gihe kizaza. Rero numvaga uyu munsi nababwira ku bintu byo guhubuka, ingaruka ziva mu guhubuka. Nta cyiza kiva mu guhubuka. Abantu benshi bahubutse baricuza.
twebwe rero two kuri Mubwire TV mureke twirinde guhubuka, ahubwo dukora ibintu twabitekereje kandi tugisha inama umutimanama, munasenge. Njyewe nizerera muri Kristo, nizera ko Imana ari wo muyobozi iyobora, kandi ubuyobozi bwayo bwiza ikakuyobora mu byo ushaka kujyamo, ntabwo izakuyobya, izakugeza ahantu utazigera wicuza, ahubwo izakugeza ahantu wishimiye. Rero turabashimiye cyane mwe mukunda ibiganiro byacu, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukore like, mukore comment, kandi nawe wabikoze nukuri turagushimira cyane. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'umugisha. Turi hafi kuzuza umwaka Mubwire TV dutangiye ibiganiro. Rero muba abantu ba mbere muzaza mutubwire se murifuza ko ku munsi wacu wo gufeta umwaka tuzawufeta gute, tuzabigenza gute? Ese urifuza ko twizihiza umwaka nk'umukunzi wa Mubwire TV uzaba uhari? Mushyire muri comment mutubwire ngo turifuza ko bizagenda gutya, iyi gahunda tuzayitegure gutya, ati turifuza ko tuzaduhari. Umuntu wifuza ko azaba hari yandike muri comment, ubundi tuzahure tuganire, dushimire Imana ko yabanye natwe nka Mubwire TV muri uyu mwaka, tukaba tumaze umwaka nta kiganiro turakora cyo kwibasira abantu, nta kiganiro turakora tugonganisha abantu, nta kiganiro turakora twarubahirije intego yacu yatuzanye. Kandi nifuza ko kugeza Kristaje, nicyo nifuza namwe mujye mudusengera, tutazava mu murongo wacu mwiza. Abantu benshi batangiye neza ariko bari gusoza nabi. Umurongo rero turimo tukomereze bo kubwira abantu ibyiza, kuko ibi ngibi birakenewe. Mukore subscribe, mukore share, mukore comment. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe, kandi mudutume tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira, tubabwire ko ari ingenzi. Nicyo twahamagariwe.